Imara ujya mu kagari ka Bubangu umurenge wa Ruhunga naje mbona abantu bantangane bakanira amaso naje kuri barabyo n'ibishushye nega amaso areba Mwese muraho amakuru yanyu neza cyane tamuze mitutsi yego none se mwega mwavuga iki kurinda yanjye nakoze mwavuga iki kurinda yanjye nakoze mwavuga iki kurinda yawe ndabona rwose uko biri rwose inda yawe ndabona rwose nta ribi namuze mitutsi na mitutsi nawe tugwerutse inda nakoze yanjye inda nakoze inda yaranduhije kugira ngo nyubake yagiye ibintu byinshi nitwa mitutsi nitwa muri hano wagira umugore mwiza nk'uyu umugore ariko se kugira umugore mwiza utubaka inda byawe bafite unamfite Nyonya yawe agatoni natwo niko kambere agatoni natwo niko kambere umugore numaze kubaka inda kugira ngo ndaza n'umugore mfite inda nubatse muhoberana gute buriya kugira ngo umugore atwite muhoberana gute aba bakega bakwirinda yanjye ubundi akegamira muri Edeni nta kibazo mikorofone imadagambaga ego ubwo tuzabakwira banyitangira ibintu muri hano ngira ibintu cyangwa ugira abantu ngira ibintu byose n'ibyanyu abwa rero murantangaza pe murasetsa none se umuntu uretse mwamvugaho n'igiraga n'inda yanjye nubatse umuntu uramuzi rwose ufite inda nziza wambara ngakora kuri nonda nanjye ndinde ndayanjye ngahita n'umunwa wanjye kugira ngo ntandure wenda wanje meze gutya gira gutya ndadomyaho domyaho turasetsa murasetsa akira mwaka mikorofone nawe uyu mugabo mwihorere umushyize ku ruhande none se ngiye ko nagukunze urabona tubanye ukajya undamusha kuri iyo nda yawe ubundi numara gukora inda ubundi inda zaba ari kureshi abantu bose bazaba bareba inda y'umugore aya n'inda y'umugabo bavuga ati imana areka buriya ntanagukunze none se ubwo ngubwo ndamutse ngize inda nawe ukagira inda byandi byagenda ruzungura byagenda ruzungu nta kibazo none mfite uko bigenza cyatwajya najya njya hejuru none se birashoboka ko wansomyaho birashoboka ariko wirangarira n'abakobwa nisomereze reka niba kumutwara birakureba none se urabona batanyisomereje byari byiza ciyaza ahubwo ciyaza
icomyo mbona. Oya inzoga ni umugabo n'umugore. Inzoga nta muntu yemerewe gusoma. Ubinde udasomye w'abavana. Uru nuru bindi. Reka nsomye kuri uyu mugenzi wanjye. Kera hari umuntu waririmbaga Toma yaravuze niwe waguye Kigali. Yego. Ariko rero ubundi yewe bayitangira ibintu muri hano musanzi wanjye n'umugore wanjye amwita Sukuzana Madarina. Numva? Yego. Aho uragenzwa n'iki? Ndabona kamandebe. Nagenzwa n'iki? Kamandebe. Nagenzwa n'amaguru. Nagenzwa n'inkweto. Waje n'iki? Waje n'iki? Naje n'amaguru. None kandi nagenzwa n'amaguru. Ugasanga wabaye igica rero. Muri iki gica rero. Muri iki gica cyane. Jonas usiri pupure. Oya. Waje kumva ahantu winji. Ndagira ngo mumbarize ukuntu ibyo binafite n'ibiki, ibyo binafite n'ibiki, wowe ibyo mitsutsi afite n'ibiki, ko mbona afite ibipfurumba, iy'abagore imeze ute, iy'abagore imeze ute, mitsutsi y'abagore imeze ute. Iyi ngiyi mpamvu ngiti inzoga y'abagabo. Iyi ngiyi mbere na mbere Imana ikitangira kurema niyo yaremye mbere na mbere. Ari y'abagabo ibaho na kwiy'abagore baho. Y'abagore imeze. Inzoga y'abagore imere. Urugero nanjye nanywiye. Urugero nanjye inzoga inkwiriye ni iyi. Yanywiye inzoga. Wenda ko yuririye wenda by'umwana ririye bamureketera ariko ntago ikwiriye abagore. Inzoga y'abagore imere ute? Nicyo turi kukubaza. Inzoga y'abagore ni igikoma kubera ko no mu muco nyarwanda bavuga ko abagore banywa ikoma kubera ko ni icy'ababyeyi, ariko inzoga ni iy'abagabo kuko hari igihe ivana mu icupa ikakuvana mu bagabo, ariko iy'intwari ivamo neza, ariko iy'umugore ntabwo ibamo neza, ntabwo yakuvana mu bagore ahubwo ikuvana mu bagabo iyo ivanye mu icupa. Oya ntabwo waba ugitwa umugabo wawe ugitwa umugore. Iyi nzoga ni iy'abagabo gusa. Reka nawe rata, reka nawe rasetsa. Covid ku cyikoma twakinywe turi abantu b'abagabo ngo twahindutse abagore, ko muri Covid twanyweye igikoma ngo twabaye abagore. Imyenda byaye kubera uko umuntu mugira niko wenda mutagiraga mu kabari cyane kubera ko mwirindaga, ariko rero namwe ntimukiragareho namwe rero reka yasetsa. Rewe mitsu reka nkubaze ikibazo. Ufite umugore? Nta kibazo. Ufite umugore? Cyakubaza. Njyewe banyitangira ibintu muri hano. Baba bakuzaniye indongoranye. Indongoranye. Baba bakuzaniye? Indongoranyo ni iki? Indongoranyo ni iki? Njyewe ko tabayina ntabwo ndamenye ari. Ariko ko nduze ko bimbwiye ko bakuzaniye indongoranyo bacamo mu cyamati. Ariko nta mugore ugira. Nta mugore ugira. Nimanda bango kubera ko nari namuzana ubwo rero impamvu yego n'umugore icyo ni ikibazo toto. Igisubizo mubaze mwabo mwisubizo n'abantu batiri ibubago. Ni gute uri kuvuga ngo umugore ntawe yagira? Madara atakunwara uranyemera cyangwa ntabwo unyemera?
abundi agakunze babiri karabateranya rata bose n'abawe tubakurikire bose tubakurikire ko ari babi bwana munyamakuru ego mitutu namubajije ego bigiye bakoze indongoranyo ni iki ahubwo njyewe nakubajije ahubwo ni ajyo utangwaje mu cyumba impamvu bitakimbaje njyewe namubajije ngo ese indongoranyo ni iki ubwo nta mugore ugira nyine njyewe ntabwo barazinzanira ubu bitakora ntabwo barazinzanira mumanye imyaka ingahe tumanye imyaka 30 warakoye warakoye narakoye ubusa mu bintu mfite abagore benshi niko bakoye abagore benshi mu bintu mfite abagore benshi niko bakoye nimba usoma bibiliya ambwira umwami watunze umugore umwe ngabo nawe umwami none ndiki reka nawe umwami watunze umugore umwe muri bibiliya watunze umwami watunze umugore umwe yaje yabita abagore bangaye yakubajije nawe uri kubaza wamanje ugasubiza mwabone mwabatunye umugore murambwiye ngo yego abagore bose barabi bose none ujye mubitira ngumugaba ngo abagore b'umwami ujye mwitira umwami Yesu ni umwami ariko mwebwe iyo mwise umwami mukoze bandikanye Imana mukoze shiriki ushiriki n'ibangikanya Imana kwita ikintu utari mwami ukoze ibangikanya Imana hari abandi ushaka umugore umwe n'icyaha ushaka umugore umwe n'icyaha byemerewe n'amategeko ntabwo yaba ari icyaha ariko igihe cyemerewe n'amategeko ni icyaha itegeko ryanditswe nande itegeko ryanditswe n'abana b'abantu kera hari ikintu bitaga urwuho urumva iki gituma nakibonaga bagiye guterekera cyakuraguza ariko rero ushaka kunjira ku nzoga rero nakumvishira kunjira ku nzoga y'abagabo rero nta mugore cyara nta mugore wajyaga ihene ariko ntabwo bwari ubusambo yemeraga ubwanwa bwari ubusambo hari umugore wagereka akaguru ku kandi none zimujyana ukuye n'iki akarimbo twari turirimba ari akaririmbo umugore iyo twashwanaga namurimbaga akaririmbo twumvaga twasabaga muzasabwe gendere ndananiwe narapumuyaguye uraga none mama yashaka kunwisha kandi ntabwo ari sawa reka nawe reba ariko busubize wamboye igisubizo ni icya mbere kumubona uje kumurebera ku mutima uje kumurebera ku isura ugasanga ni mwiza ariko ku mutima reka ndakeraho aya no mu mutima arasaba kureba none se mitutu ubungubu gaca barakureba inonda nkabona uri umugabo w'umusirimu wambaye neza na congo hejuru ntabwo bihaguruka
none se mani Mitsutsu ko mbona umwakuruta itorosho wa mungana ubwo kakantu karahaguruka zamura mikrofone mwumve yireresha gutya ubundi ntago yagwamye iby'ubwami isere ujye umwira ubwo ushatse kuvuga iki Mitsutsu uyu mukobwa se umubonye ute umukobwa ubwo ubigize ubwiru tuzagaruke uri kubona uri mwanze ukabona wapofotse byaganje tuzagaruke Mitsutsu amakuru turayafashe Mitsutsu sezera abanyarwanda babwire bakore na subscribe twitahire ushaka kujya kuri Gilbert TV agane Gilbert TV ushaka ibindi bisobanuro 0783 3 7